bateguye filime bafite uruganda rwitwa Remarkable. Iyo Remarkable ntibitazibagirana mwumvishije wakumva amajwi ya Young uravuga uti umugabo kuko ntazibagirana. Hallelujah, Imana y'amahoro. Hallelujah. Bitazibagirana nukuvuga ngo bateguye iyi filime bafite uruganda rwitwa Remarkable. Iyo Remarkable ntibitazibagirana mwumvishe the one ukumva amajwi ya Young uravuga uti umugabo kuko ntazibagirana. Hallelujah, Imana y'amahoro umugisha. Hallelujah. Remarkable films nabatugezaho. Nicyo gihe ntugatinya ko gusubira inyuma nukunya utugende neza ndayitangira neza nyasoma amazina kuko abantu bamaze kumbwira muri iyi minsi ngo Yanga wibagiwe kujya usoma amazina wajya unibagiwe gusoma nibibaho. Remarkable films nguseka bimeze nka yakuntuza kakandi wa undisobanura yitwa nde MMF Michael Mailer Films abo nabaduteguriye. Hanyuma Remarkable Films Production nabaduteguriye nanone niko mbwira ni nakonsomyemo Michael Mailer Films bafatanyije na Remarkable bose barateguye a film by Ben Ramsey. Ben Ramsey aka filime yagatekerejeho cyane aranagahagararira barakwereka dutongera umusore ngo abakarani ntibagenda neza ari umusore kunatambuka wasanga ari gatari abakarani babandi bashinzwe barura mutazajya mwibeshya bamwe baterura imizigo ngo nibo bakarani aka yes man yeah yes yeah ibigabo byarafunzwe muri gereza yes Sultani ni uri imbere Sultani kugira ngo umenye rwose abantu uyu bafite idini idasanzwe ni yes ntugatinye dutanya n'abasore muri gereza barafunzwe ariko mugenzi imbere hari ikijwe genda imbere cyitwa Sultani kigiye barakurikira abandi hanyuma kandi wagishatse kiramuhirika arahutaza yes power man yes Sultani sai cyane basitade mujye mumvira mu nzira yes ngo bakarani baraka uko bakaje kiza hakunini mu rwihirebe. Might not be any more business, but JC's crews headed this way to bump you. New York got Shanks. Uyatangiye kumubwira tumva uko byamera kose mu byukuri nituramuka dusohote cyangwa ntanze gusohoka hano mfite ibibazo hanze ndetse kuva muri gereza hano byankomerera akubita itutu jumvira mu nzira mani Motherfucker right here. waje tutu wa Motherfucker think he's special. bambwiye kukeka kuri agatangaza hano ndakubwiye kuruta abantu bose hano hari uwo cyaje gitunganya ni mari ari yaremo rakamura umuti bisanzwe cyishira umwushinga umutekano muri gereza cawo kumbe barashaka gukubita umuntu yarabanje yikura ishati basitade mwibuka mga filime kitwa Undisputed igice cya mbere nako kabiri Undisputed 2 They kind of tight too. mwana yicyakeka ko ari ubatari cyangwa I've yes seen a whole lot of built motherfuckers get their ass bent over. gicucu ari benshi bakurenze baje hano muri gereza batanyumvira bose baciye bugufi uranyumva kezanye umusumari wa 15 nangiza gukamura arahindukira You got to the count of 5. ndabara gatanu This motherfucker talking to me. 1. iki gicucu kirabwe bikirimwe Get this motherfucker. mwana iki gicucu 2. kabiri arabara gatanu bamuvuye imbere baza kumva 3. gatatu Clear. kane arakamoja moja basitade ano yara mukubisa nararangiza miteri fighter imwanyi yababwiye basitade yababwiye ngo abakarani nta ngufu bagira reba I need you to deliver a message. ndashaka kujya kujyana ubutumwa we cyose cyane Every motherfucker behind these walls. ubwira igicucu cyose kiri muri The gereza notion to fuck with me. babwire ko nta n'umujyi nkinisha nanyesamaho akandagira basitade filime yiswe nde Blood and Bone amaraso na bone n'uriya musore wakubitaga twarebaga mu karage filime yiswe amaraso na bone unamukinisha ukabona amaraso. Michael Jai White niwe musore twabonaga ari we Bone. Julian Sands akarimo cyane. Amani Walker akarimo bose nabakinnyi Sante Basco harakabasco manywa yihango hari turikorera naso nibagira iburayi no kumanywa rwose namubona yambaye akantu kamwe ngo ndahima bakuru mpime boss Bob Sapp akarimo Big Anthony Williams ndetse na Frank Campa n'abandi benshi cyane Kimbo Gina Patricia ndetse na Ernest abo bose nabakinnyi. Yeah, baby, you got some Swiss?
bite mwana mabebe mufite se mufite umuti mwana nta kuntu tutagenda n'imizi bafite imizi barayigendana mwana mereza gati we muvyeyi hakuno bicucu mujya muva imbere y'abarembo yacu dufite abana bateye babone mugurisha ibyo bintu nuko mwana ibisaza by'iki gihe ntabwo bicuba wumvirize mbe mwana mujye mutuza mani mureke twikorera inote basi tate yes abasitari bari hano urumogi bararugurisha ku manywa ni karitsiye zimwe rwose zitakivugwaho umusaza cyari kimubabaje nuko barucuruza imbere y'urugo rwe abana bibareba muzehe yarongeye ajya kwicara muzehe ni umusaza ukuze cyane niba atari abana n'abuzukuru gusa nanone nshaka kugira ngo bakorane umuco bari hakuno muzehe barimo gukina ka dame n'abana ko umusaza ko yagakinnye mu idirishya hari akana gahoramo katajya gasohoka ni ukubera iki katururebe abandi bana bari hanze gasa naho nako gatinya kujya hanze kubera biri hanze igikobwa kiraza ku manywa y'ihango bakayora bakajyana abana bareba ibyo bikobwa rero nk'ibyo ngibyo nibyo byigisha abana bacu ingeso mbi urashaka icyumba yego kumbe wa musore avuye muri gereza yaje ashaka icyumba hano cyo kubamo are you looking for a room unati cyane Jamura we hari umukiriya hano ushaka icyumba Jamura vayo Jamura n'umukobwa ukuze bite urasamuze mukuntu Jamura uko yakavuye nameze nk'abakaranikazi dushinzwe ibarura nagufasha bambwiye ko mugifite icyumba hano mukodesha raka Jamura nawe uramubona rwose Jamura ni igikobwa cyaragiye kirakura neza kirahora arahora cyumba niki This is just fine. nta kibazo gifite ariko mfite abana niyo mpamvu mfite amabwiriza hano nta byebe nta muziki myinshi nta mbunda nta n'abagore ubyemera urasohoka cyangwa se wemere nta by'abagore nta byihebe nta mbunda nta muziki isakuza Seems like just the kind of place. bisa nawe ahangaha nanjye ariho nifuza yikunda ahantu hatuje uzana byinshi akagutera umugeri ugacaho amubwira amadolari Call me Bone. ujye unyita Bone nitwa Bone call me Bone nitwa Bone ngaho mendesa rero ikiduhuje ikitubanya kintu ibiyoboye isi yabikuyeyo nibyo biyobora isi abakire buriya si abantu ugiye sinya nikwega ku bakire uzi ugewe ko mbona umukire aho guhomba umukire umwe nahomba abakene 100 bagacaho abakire si abantu nibo bayoboye isi nta by'abagore nta by'imbunda nta by'amasasu nta by'ibintu nta by'ibyihebe umudamu arangije arafunga ni muri rwa rugo harimo umusaza hanze abayikinira ka dame bafite ibyumba bakodesha gusa ni mu nzu yabo nimushaka mutangire za business mutyo ufite inzu nini genda uyishyiremo amarogi nawe ujye uraramo n'abana burayi rwose barakora kumbe Bone nayo yaje yishakira this is the kind of place Bone tumuvuyeho muri iryo joro rimwe Bone akiva muri gereza yagomba gushaka icyo akora Bone nk'uko mubizi umuntu uvuye muri gereza hari imirimo imwe n'imwe batajya bemera abantu bavuye muri gereza kereka ibyihe urabizi ikihe kimenye ko afunzwe ngo aha mbwira rero amateka yawe ukavuga uti nafunzweho nanyoye urumogi nararasanye kiravuga niwe nshaka niyo mirimo ushobora kubona ukiva muri gereza sasa Bone nawe uvuye muri gereza hari imirimo imwe n'imwe udashobora gupfa kubona abantu bakigutinyatinyamo haraka Bone yashaka kumbe gushaka umurimo ku mukariti hafi murokore yavuye gusenga ku gipfunsi yagiye kure murokore imirimo murokore baramuyoye uranyishe mu izina rya Yesu data we Yesu we murokore bamuvunnye akaboko yeza kubabarire ntuze byukoze murokore The New York City penal system, the homicide or homosexual, the savage faggot, the queer that inspires fear. bamwita savage bamwita gisimba murababonye uko akorera Achilles niko bamwita umwatari Achilles guwo Achilles hano gafaranga ari uragashaka ku neza cyangwa ku nabi 50 cent ajya gupfa ni wavuze ngo nako yagiye gutangira umuziki navuze ngo gerageza ukire cyangwa upfugerageza basore yari barashaka amafaranga Achilles yarakimara gukubita hari imodoka zaparitse z'abakire duri imodoka boss atari yava yarababanza kuvayo
Raka boss the man turukwe turibe gusa nubwo ari boss. Here we go. Yewe umva Yeah, this is serious. This ain't no joke. I'm ready. mufitiye akazi gasa n'agatangaje noneho undi ati nditeguye ni cowboy cowboy ni cowboy babwiraga kumbe boss mwenye mari nawe ni bwiro cyogero cyane mu mukino. Reka twereka amahanga ko byose bishoboka. Allo yego ndakomba iki kigabo kivuga mu gafilme kitwa Showdown in Little Tokyo. Yego You got 3-1. yego numwe kuri batatu 3-1 yego kumbe mu bari baje ngaho ku kiraka harimo n'undi musore waje witwa Bon nawe yaje kwirebera ngire ngo yaje no kwaka kazi. Bon arakubita je namubonye batamubonye mwasibye waje filime yatangiye ntabwo yabonye Bon arabura. Bon yarebaga uyu mukiro kuntaje azanye neza modoka zigezweho iyo Range Rover igezweho ku buryo ari zo Range Rover usanga n'abantu bakomakomeye ndavuga abantu bose bakomeye Range Rover gahenze umugabo afite amafaranga. Bottle of beer, bitch. This motherfucker right here is so raw. Iki gicucuro nanganzanye kigiye kurwana urumva umuntu urimo hariya guteranya abantu arabanza akagutuka kuko we ni mu boss uteranya abantu bagiye kurwana bapfa ubusa. For the cow. Mureba uyu cowboy ngo ni umukoboyi yewe ni umukoboyi nta n'umupira yambara indani azana agatuza kari hanze ku gashati kacikaguritse. Ooh, yeah, I know y'all know what I'm talking about, right? Turashaka noneho kugira ngo turebe ugiye guhangana na cowboy arimo arava mu modoka urugabo rwavuye mu modoka ireguka menya ari runini cyane urwo ku mitambiko. Baraka You got 10G on him. ibintu bigiye kumera neza bagiye kurwana. We're in the pipe. Raka boss afite irwanyiye The Hammer Man! mwanya munini avayo Take it. ndapfuye cowboy mwana nikigukubita cyane wiruka niyo tekinike ya nyuma. Tekinike ya nyuma mu buzima ni Bob and weave, like I told you. ndakubwiye umugabo wese utsinzwe ariruka n'abakomando y'abo batsinze bariruka ukabona babutse ibihugu n'ibindi bihugu ukajya ngo n'imikino bagukubita cyane uziruka. Niyo nama nabagira kino cyara mu bwazi hino mugiye kwihagarika cewe. Yes man Takulo apayo Takulo cowboy azana gatwe kabi nambari rero barashaka imwe yapfuye Raka imwe yewe ndamurya ahubwo Takulo cyaramutokuye cyaragambirwa wishe umuntu. Reba niba atapfuye nibagiwe. Reba niba atapfuye urugabo ruriya n'ufite ikigume wagiye ni inyundo zazindi zitwa munubi basi tati. The Hammer Man. Nyundo yes kimeze nka kinkongo yes ngo ni Hammer Man umugabo w'inyundo. Boss avayo. What can I say? Mwana navuga iki? You still got one of the hardest hitters in the Akira yanjye murari ndiri umuzingo w'ifaranga. Madolari shanisha bakayizinga kuri. Well, ain't you gonna count? Oh, I trust you putting that. Do I have a reason not to? Ndakeka na mpamvu yatuma nawe ujya hasi. Hari impamvu irahari. Ikomereza ushaka amafaranga. Hammer Man yaragiye kumba kangaka yakagiye mu modoka yaho kukihebye umukino w'uyu munsi uragakashirije. Mbega urugabo bazanye mu gatwa. Bawunda hisana. Gasukayo waragiye. Gasukanaje. Bashe mwa. What the fuck you want? Shaka You want my rims? Shaka imodoka yanjye oya. I don't want your rims. Ntabwo nshaka iyo rams imodoka yawe. Shaka iki? I want to fight with Hammer Man. Nshaka kurwana na Hammer Man kiriya kigabo kinini kigiye. I'll say. Hammer Man ngumubwira iki? Looks like you need a new fighter. Bishana ukeneye indwanyi nshyashya. Oh. Yaho we. Oh, so you gonna fight? Nta mirambo mishyashya nkeneye niba nkeneye indwanyi nta mirambo nshakamo. Ko mu yahita mubara mu uyu mugabo ararwana my friend. Ni nkuwambona nicaye atazi byanjye. Umugabo ararwana. Well, first of all, it's gonna cost at least 20 large to set up a fight. Second, Hammer don't fuck with no scrubs. You ain't got no name, you ain't got nothing. Mbere yuko urwana na Hammer Man ugomba kurwana byibuze n'abantu 20 nkamenya ko napfa kurwanisha na Hammer Man. Kandi ukarwana bagutsinda ari bakeya butsinda ari bo benshi yewe. 20 dore nkwa yanjye. $260. Amadolari 260 urajya yasheta buri mukino wanjye uzana bushaka bose ninkubitwa n'umwe muri bo. Hammer Man sinzahure nawe. Money you get 40. Urasheta yanjye saa yawe hanyuma ninsinda ndabona 60 ubone 40 kibona kigiye gusheta tara yacu gihita kimuzana. Hello? Hey. James Franklin, I'd like you to pay our old friend Darryl a visit. Shaka kujya gusura umuntu witwa Balo. Okay. Yego.
I'll handle it. By the way, nice suit. yewe wambaye neza kumbe hari undi mukire wari uri ku ruhande wabwiye uriye umwirabura n'umukire w'umuzungu ngo ndagira ngo uza gusura inshuti yawe wanzaniye ngo nirwanye cyane urebe witwa Baro ukuna kubita sasa yaragendaga agashaka indwanyi zize kurwana neza nawe akajya kuzigurisha yazanye cyamamane kumbe ku ruhande yarusha mwana boss. Yeah, a few things to take care of, you know how it is. Ushaka kongera kurwanisha abantu se uyarabanjare umugore wa boss ko yakarebye umugore wa boss Kind of hard there, ain't you, family? meze neza we Hard not to. meze neza boss afite n'ibyegero ivayo Hands over. kumbe cyarebye cyane umugore we ama inyuma nyundo ntiwongere kureba abantu imbere yanjye shaka kumwereka ko ari umugore we kina n'ababosi James, you ain't met my new fighter yet, huh? This is, harya witwa nde ndwanya ishasha Bone. yitwa Boni we yitwa Boni uyu rero ni ndwanya kuva kera ndamuzi kumbe nubwo kizi izina rye ngo kuva kera kiramuzi n'igiteka mutwe kiri hano baraseka aragira ngo arwane na Hamamani babanje gusekamo barabona bidashoboka na cyahama kiraseka nyundo afite urutwe my friend yagitimbara ikigabo cyaragiye kirakura kirabyibuha kirahora dore ibondo kuntu risunika n'igituza imbere kabono byagaye mwitangirizo kabono kigira. Let me give you a piece of advice. Reka ngugira inama You just assume blue mouse ears to your balls and dangling in front of an angry alley cat, then fuck with that girl. ibiratanu ko akabanza ukipimana n'izindi ndwanye nakwereka izikomeye kugira ngo usubone gusaba uriya mugabo kandi uriya mugore wuriya boss ntuzongere kumwe kwegaho. Don't pretend like you don't know. uriya mugabo muzi ko wamurebye cyane Why? kubera iki ko wamurebye cyane umuzi Say what one more time. urongera kumbeshya rimwe Say what one more time like you don't know. rimwe bwanyu mongera umbeshye nkaho utamuzi ko wamurebye cyane akakureba cyane. What the fuck do you mean? mwavuga iki nkuko kuravuga iki James James boss James yaragiye gutera igikobwa njonogo nagakira cyane urusore boss bimutera njonogo mu bana yarazanye za njonogo. You all want to go to Daryl's? Yeah, Shelly's cooking. uriya afite umujyanama we hari yaramubujije nicyo genda cyeka cyo guca. Come on, Andrew. Let's go. Rinda ngwino tugende boss buriya ntago ashaka kujya ngugire. Umugore agenda mu yindi modoka boss akagenda mu yindi boss n'abafitiye kandi boss bafite abashoferi boss umushoferi we n'umujyanama we wa mbere boss nta mikino agira boni yarabarebye bagenda. So I got 2 6 give me 10 to 1. Nah, baby, 5 to 1. mwana mfite ndwanya nshyashya sinayibonaho ubwo rero ngenda yishetera makeya ubu se yitumye turibwa ahubwo ugiye ariko 5 to 1. sheta yusheta agenda kuba kabiri. Hey, yo, gather round. basore bagore banambwe bagabo mwese bariyana ni mwumve mfite ndwanya imwe gusa. Round, because there's a new kid in town. Y'all didn't know he was sent to serve somebody. nirwanya nshyashya mu mujyi wowe ngiye kurwana nawe Yo, Big L, you ready? muriteguye kurya yanyu nawe bahagaze hejuru kurya amafaranga ariko ni ukuyatanga hanyuma ukarura ibirori. Break a bone, baby, break a bone. bamwita Boni inshuti bamwita Boni yes man witetse man bino mukasije Bon fighter azi chi tai chi tekniki y'abashinu chi imaja fighter bas Yo, D, give me that motherfucking mwana uziko isapfa ngwiki harapfuye akubise ntimenya ari inkuba. baby. You and me, partner, no doubt. mwana ukuri urwana kabisa we nanjye tuzakorana igiteka mutwe gihita kimukunda mujye muva ku bana b'isi ni babi babona hari icyo ishoboye bagatangira kuko ukunda ejo bundi nari mfashwe n'ibikobwa bitatu ku ngufu kubera ko byabonye ko nzi gusobanura. Yeah, fuck that motherfucker. mwana uraza gukubita abasayizi bose kandi na kiriya cyaha muzakigera abaswa bose gerega muri uyu mujyi nta ndwanyi zibamo mwana ntuzatinye sibwo gitangiye kumukomeza kumbe yakomeye kera kiva muri gereza akinari Just right. Tip it mwana in. uyu munsi utumye nari mumbye mu kanya ndagaruje ubu ntabwo ndi manga mwana nari nagiye manga kirongeye kirongutse cyaje kivuga amagambo kirahurutura nicyo kigenda kikabwira abantu bagiye kurwana ugasanga abantu bararwanya. itara rimwe niryakaga mwana ubu ngiye kujya gukirisha amampure nshyashya. Oh, fuck that. Hell no, no, no.
Get that shit out your head right now, man. Fuck that. You need to sit right there and have a long, introspective conversation with your dick there, Holmes. Tell me about the girl. She's James's girl. That's all the fuck. mbwira uriya mukobwa wa uriya mugabo twumva ni umugore wa James uriya uramutse umurebye umenya ko umukobwa ari bwice nawe ukicwa. James nta mikino agira. James ni boss wa cya kindi cyitwa Hama Nyundo. Angela Soto. That's the name. James. Yari afite umugabo witwa Angela. She was married, matter of fact. Yari afite umugabo mwana buriya rero cya James kiza kumukunda kandi afite umugabo uzi ko byamugendekeye. The street is James set him up. Triple homicide, sent his black ass to jail. James yafungishije umugabo w'uwo mugore. Umugore asa n'uwiyahuye. The thing is, I heard she was pregnant. Yari atwite uwo mukobwa. Motherfucker took her to a clinic. Benshi bavuga ko yakuyemo inda hanyuma rero James yamufashe mu gudamu yarakuyemo n'inda. Buriya rero kumureba kuri umuntu wohereje umugabo we muri gereza agafata umudamu w'abandi nawe yakoherezamo ahubwo aho batagaruka mwana yakohereza kabisa ukagenda ugacaho nk'abandi bose mwana. Abantu benshi baciyeho tureba. Yego. Urakoze. Umugore wa James ngo yari afite umugabo. Umugore wa James ni wa wundi witwa Angela cyaramwibye kimwiba ku wundi mugabo ngo cyohereje muri gereza. Eagle. An eagle. Barakwereka James yari hakuno n'ibisore bye. Baje ku munsi mukuru umenya hakuno hari umuntu. Franklin, dude, don't even worry about that guy. Hari umuntu wakirakaje mwibuka rundi mu boss wigeze ajya amuhamagara. Amubwira ko indwanya yamuhaye ngo nta kigenda cyane indwanya niyo yize. Oh, good idea. Mwadukiraho umuziki ndati cyane. I'm usually shooting like a 7. Nabo yaje gusura. Uyu nawe yari indwanya ariko yahora amushebeje. Yaje kumusura. Shiraho ibiziki by'abazungu. White boy music to aid that. Iyo ni imiziki y'umwana w'umuzungu ndabizi abirabona ntabwo muyikunda. Brothers are down with Wangja. Jewe ariko ndayizi nta kibazo kirimo. Thank you, baby. Bose ari asubiramo indirimbo wamwumvisha arayizi ratakomeza. Araseka uyu yaramushebeje yashebeje boss kandi ushebeje iki kiboss urabibona. Come on, sing it. Ngaho ririmbana naye. Do the next thing that you feel. Sing with me. You don't know it, right? We were so in phase. In our dance hall days. We were cool on craze. Boss yageze hirya gato ngo yagiye kubyina ngira ngo. You and everyone we knew. Ahindura isura. Do and sharing what was true. Oh, I see. Kumba afite icyuma agendana wajya ngo ningo niki. Kora mu rugo bati. Boss. Ukore baramufata nabo. Asitade waranshebeje nabo tumye kupana. Tumutwa boss. Yundo. Yongeza imiziki abaturanyi bakamenya ko umuntu urimo kwica. Boss. Take your pick by the ears. Oh. Jerry. Kuryinyo. Yeah. Kuryinyo. Arasura. Akuramo. Arasa mugona ku kanwa. N'ikigore barakigize. Nicyo niyo magufwa mwumvishe barimo kukonyagurika. Man, turi kumwe man. Peace man amachenses kahambirwa abo babisi. Iki ni gitari ni giteka muto. Kumbu yaragiye kwiryamira. Yendaga kumenya amateka ya James kugira ngo abone kuzarwana n'indwanyi za James harimo cya Hamaman cyane nicyo ashaka. Cya kindi James ayoboye Hamaman. Naje kubita nacyo kiragowe kuko James umuntu yafite indwanyi igakubita. Igoshisha James boss na madamu w'abandi ngo bavuga ko yakuyemo inda iki kigo bakigiye kumujyana cyagombaga no kwica ku kana nta byindi ngo yakoze boss numva ni we faranga si ikintu amafaranga uzi ko afungisha umuntu akakujyana umugore faranga aho bari kubise ngo rero horoshya nibuye buri urateka rigashya hari amafaranga uracanira rwose buye kabona ryahiye. You ain't nothing but a junkie. Basi kumbe nubwo abana na wa mudamu ntabwo asa namwishimiye. Rimwe na rimwe yasanze atamwishimiye na gato yayiciraho. Kikwereka urukundo ko rutandukana. Kumbe hakuno hari umuntu wora urimo kwibaza kuri uriya mugabo no kunibye umugore w'abandi. Nawe byamuri uyu mugabo menya ashobora kumuhanira icyo. Araka ingurube hano ntabwo barya ingurube.
n'abahirika. What's his name? You know, cat that does the song Homegirl. Yeah, well, turn it off. You know I don't like profanity in my home. My bad. Sorry. Wezi icyo gitelefoni cyawe urabizi ko mfite umuryango hano mu rugo. That man is the PKL 370, better known as the Pickle. And check it. If I call you up, all you gotta do is press star 40, and it automatically activates a GPS that can find you anywhere by satellite. Boss, hano nakuzanye ka GPS. Use that thing on me, I will kill you. Global Positioning System ni ukuvuga ngo akantu gashobora kuba kakurura ushaka hose nuramukumbeye cyane mu byumbwira nibikore nzakwica. Ndaraseka. Boss bamuzaniye akantu kakora nka telefone ni ukuvuga icyo ashatse cyose yakibona ariko arundi urimo kumwohereza ubutumwa. One kick. Forward a big Lamont like Reba uyu mugabo cyagiye twasize hari arimo kurwana yakubise imigeri ibiri umuntu ahita apfa. Where's he from? Akubita cyane aturukayo. only cat that knows is Pinball. Okay. Ngo aturuka muri Penmore. Mu minsi mike ari muri gereza ye abo nimbo tuba dushaka urumva abantu bishakira mu gihe abandi baba bashaka bize wowe nujya gusaba akazi mu byiye bintu uzagenda baratira diplome reka da ugenda babwira bimwe mu bikuranga byo rwose byo nishe umuntu nararwanye buriya ku rumogi nagiye kure ibyo byiye biba bishaka nako bigwera ngo za diplome. Come on, man. Ngwino mindani mugasanje usereza ngwino mindani bazanye inyama kumbe yabagiraga mu gikoni zari zimbwase kuko yarasa nawe arimo kumubesha ngaho zigaburira. They're looking at me like Chinese takeout. Nani zimbwa ko zindeba ngaho ndi gishinwa ubundi suriki It's like everything else. nutadwereza turagenda eba dore mimbwe tukunire ireba nka bituri ngaziragwiriye izagiye kuri. Yeah, I'm ready, man. I'm ready. What? Ndetse gwe mwana Stop messing around. basi bazara muraka ububwano stop murakere azi kubushumura. What I tell you about cursing? Mubwire iki kuri se? Remember, profanity is a brutal vice. He that uses it is no gentleman. Wibuke kubeshya ko agatangaza uramutse umbeshye uwo mugabo ntisinze kuma nkabona atangezeho kandi atazi kurwana nko ambeshya ushobora kugaburira imbwa zanje kava ku nyama sikarya ku muntu. Kombe wa musora hana rara ndire za nzingo zigenda zicuruza imogi none zo mama here ngwino wa mwana ngwino nukagenda n'ibyo bintu. Hey, you're too good for nothing. Take that. Wewe abantu batagira umumaro buvana You gray-haired grandpa Moses. kiramutuka wa rusaza rw'imisatsi y'umweru Freaking ass motherfucker. gitutu wagiye wubaha abantu umva kuntu batuka umusaza inyuma hari ije ryari mwana turapfuye ari mu Babiloni yari yamburanye za pinya byaciye byajyaga byibonera umusaza buri munsi bigatukana kuko uyu musore kuza muri urugo watangiye kujya atabara buhoro buhoro nta barara basongera gucururiza urumogi bagurishaga n'akana kabara uruhande mwana fata ku muti fata imiti mwana ukajya ni imiti ya malaria urumogi no kujya kwangirika ngo fata umuti mwana zanya akazi ngo no muzi ni imizi y'ibiti fata akazi sire agomba kugira haja kumbe igisazo cyatangiye kumukunda muri rwa rugo. Yeah. Akira uransinza akira babibereye mu gasimbi buhoro buhoro ariko mu cyubahiro agasimbi kubahanye. I'm not sure I approve of the company you keep, Mr. Bone. Me neither. Sinisara neza kwa ubuturutse naho ubugiye yari yazima Bone undi ati nanjye nuko. Me neither. Nawe nuko ntabwo byizera ko hagiye abari hazima cyangwa waba yavuye ko abari hazima. Ati me neither. Kagabo karongeye karamuzana kamuteguriye iyindi mirwano. Ari ku kiraka ari ku ijobo mutangire mu nshaka akazi. Urana ko yiremeye akazi ko kurwana nako bitumugera akabona inoti. Bantu banyakariro ntabwo akazi ari guhinga gusa ushobora no kugenda ukabyinira mu igunira mu isoko ukabona baraguhereje. Mwiremera akazi genda babwira muri aka kanya ikintunze babwira navuga bakajyaho. Pretty hot for a fighter, huh? Ibikobwa urabibona se urarwana kuryinyo mwana umukino ko ari indyango rye n'ibikobwa birashaka kuryinyo. And the winner is Utsinda ni the vindictive Beretta Vendetta. Don't get on the back. Bendera n'umukobwa muri Amerika y'Amajyepfo uriya terura karamba ke mwana urashebeshe ugahambirwa kwiye gupfa kabisa. Nta bintu by'imikino mu mafaranga hano abantu barapfa abandi bakayora imirambo ariko ku ifaranga rikaboneka. Money talks, amafaranga aravuga. Yes man, ibite man, power. I got this new fighter. Mwana nazanye indwanyi. What you think? Nawe ufite yawe se irihe? They're right there, Bone. Dore nguriya yitwa Bone. Bone ubundi bisobanura mufupa. Dore nguriya ni mufupa. Bone ni umufupa. Amago mwana je nta mifupa nje nkangwa nawe dufite inyundo hano. Inyundo rero kumifupa inyundo zinjanjagura imifupa kumbu yitwa Bone, blood and bone.
amaraso n'uwitwa Bone. Guy, Bone. Uyu ngo yitwa Bone. He seems to think he can come here and take all our money. Acheka ko yaza kajyana amafaranga yacu yose. Wapi mali nago yajyana mwana. Ubu nge nujuje nubwo bambwira ngo ngiye kurwana nawe namwereka mani nujuje najyaje. N'urumogi. Biruza bikaza byahaza. Mani ngwino mani. Ngwino mani. Araka. Ngwino nguhibyawe mani. Ngwino nguhibyawe. Ndabye ikigabo ko. Bigabo biri hano Bone aratuza. Breve. Ndibwe. Ngukamenyo mwana. Ngutamenyo. No shit like that. My man Bone wrecked shop on your... Mwana Bone muramubonye inota zigiye ku ruhande rwe mwana. Natwe twujuje. 2 at a time? Urashaka yanjye? You said 2. Hey, everybody heard that? Mwana, 2 at a time. numvise ngo yakubita na babiri sibwo kimubesheye. Oye ibyo ntabwo nigeze mbivuga. Urabivuze ko ahambirwe reka tworeze babiri turebe ko yabakubita. Wait a minute. Buretse umunota we. 2 at a time. Uvuze babiri cyarimwe kahambirwe nabyumvishe. Wapi? Kiramutuka we urongera kuntu kurareba ibyo nagendanye karakonje ariko ibivamo biba bishyushye. Tuza rero mani. Tuza. Buriya pistol babigushize ibikonje ariko my friend urebye ikivamo. Wamenye ko bifite umuriro muri. Double or nothing. Ntacyo niba mubafite muri icura. Double or nothing. Ngo nugukuba kabiri. Amafaranga twasheze tire yo kuba kabiri. Araka 2 at a time. 2 at a time. Mani twujuje. Niba arasutama. Fight out. Fight. Fight out. Bone. Bone. Ntabwo muvunye ni imitsi yikanze ntabwo muvunye. Bone. Double. Want double up again? Hari abantu bafite babiri. David Jesus Lorenzo. Bari tuguhe bane hanyuma dukube kabiri. Kuyo twari tuguhaye ndetse cyane mu bazanye. Bone. 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 Haraka. 1, 2, 3. Mwana kubisaba n'icyarimwe kuba kane. Yaza nota za mbere buretse araza kuze kuba n'umunani namubonye reka komeza yaza n'amafaranga aramufite buriye yamuvunye. Zana ndata kubabaza ufi dushobora kurya ntubabare yazane nayo tuyarye avuga neza gusa. Bikorwa byinshi. Mwana aba munani mujeyo mwana. Turonye lu. Ariko mwana ukuntu ukunyi bakabisa. Oya wavuga ko wishura. Duha yacu kahambirwa. You want your money? Mushaka amafaranga yanyu? You want your money? You see it? Urashaka dore ngaye. Coming. Ayashira hamwe hamwe santirari. Ngwene yakure mose. Dore ngaye hano ngwene yakure. Kahambirwe ninde se wayabaha mwana mwitegure nibaza ubundi tubateranira. Gumenye amashanyaza. Moja. Biri. Kamunzira. Fighter. Najoba afite mu gakina amafaranga ye. Icyari we fighter. Yo weren't expecting no superhero shit like that. Nimwe. Arakurira igipantaro kiracika. Ayakurayo. Igipantaro cyaracitse n'urunuza rugenderamo. Yewe data we aranyise bigenze bitese ajyanye n'uruhu. Yakurakuruye n'uruhu rugenderaho. Ubwo urumva hano uruhu rwari mwana. Urarwana kabisa tubyaye akana kazaminirwanye nabonye uko nkubitana nsakira nimero yanjye zamamagara. Janata we! Yes we! Ujya gutuma nanye njya horo. Iki cyasinze amafaranga abandi basinda imogi bagasinda akanyanga cyo cyasinze amafaranga. Goddamn, you're one crazy son of a bitch. Mwana rumwicanyi nakurindwanye. Nibajyo. Nirwanyi cyatwaye imodoka. Mwana nzihorera wawundi bibye amafaranga iki cyamukuruye kijyana n'uruhu kandi urwo ruhu rwari n'uruhu rumeze nk'agakapu nukuvuga ngo rushobora kuba rubitse ivi wakurura uruhu n'ivi rikagwa urabyumva cyakuyeho n'uruhu yakuna umusore abanza kujya muri tai chi afite tekinike y'abashinwa bakoresha yitwa tai chi abashinwa ni tai chi ngiyo barayizana tai chi araka ewana cyo no gukwata Uyu hakuna arajya muri tiza akagaruka kaba nota kaziri ariko yajyane nta kundi nabizi nanjye mwankubita turayariye katse fighter uracira ibyo ucira tachi uwo muri Brazil bagira iyo bita capoeira nayo no kurwana usimbuka muri Thailand bagira iyo bita muntai nimwe barwana bakubita inkokora n'amavi mwana zana niba amafaranga yagushiranye zana n'ikote turarirya
Baka fighter. Fighter ni ndwanya ibyo. Navuye Nyakariro nta mikino. Nyina yitwa Mukadisi. Nta mikino. Mwene Mukadisi. Nta muzi yari ikinyandaro. Mwene Mukadisi. Araka. Nambara. Bikuka kabo mwipimyamo. Tuza rero buriya. Navuye we. Harimo kumvuna. Wari wabasizana n'ukuboko hano. Kagabo, kari hano niko kagabo kapfe kumwikwega abantu benshi baje ko barakaza. Mwene Mukadisi ari hasi. Mwene Mukadisi ahindura umuntu. Mwene Mukadisi. Tuza numvishe ko datetwaga Nyabugigina. Avuye we muze n'abaganga hafi. Uratuza mufupa arawuhindura ukajya utakabaye. Hindura imifupa. Bone changer. Umuhinduzi y'imifupa. Bahindura umufupa ndavuga igufu. Raka. Igufwa abandi baryita igufa ariko genza ko ari umufupa. Raka basi Tade yabonye amafaranga yo guteza nirangi. Amatara yose none haraka. Hana kuri n'imodoka yahagurukije yasemo rasoro nshyashya. Mani nambare rasoro n'imodoka yambara izindi. Nakajura kari hano. Inside I always felt like a baller. Even though my pockets are flat. Mwana ubu ngubu natangiye kumva usa n'umuvandimwe nubwo uri mu karage. Nubwo even if you are black, ngo nubwo uri umwirabura. Nje bitemo n'ivangura iki kigoryi. Ngo cyatangiye kumwiyumvamo nk'umuvandimwe. I love you, B. Mwana ndagukunda B. Gwiki. I mean, I don't mean that in a homosexual like I'm Mwana ntabwo ndi homosexual abagabo bakunda bandikira mubwiye ngo ndagukunda yikanga mu mwana ntabwo ari ukuvuga ngo hari icyo gushakaho kindi kintu uzi ibingibi by'impuza. Ariko ndagukunda tu. Yagize ngo kirashaka impuza kumukunda. Ntabwo ari byo kiriho. B nta kindi yakoze nawe gisigaye kinamwita B ngo ni gistar. What happened to you? Nyakunyandikanye bite. Kombirwanye uyu munsi yamukomerekeje iki? Ntacyo da kimeze nk'igikarari ntabwo ajya cyumva uburibwe. Umukarani ni ugenda rwose agasitari no likakuka ari gakavuga wapi ejo nzajya ku ijobo nta kwa muganga wapi. Sit down. Cara hasi, sit down. Wa mukobwa ba utuye mu iroho aho kirara muroro nkwere. Nane Nyagasani. Yatangiye kucyitaho. Kiramurebe yambaye ijipo. Is early? Yes. To make breakfast for the children. Nari nateguye buri gitondo nzinduka amasaha kugira ngo ntegurire abana bya mu gitondo. Kombe ikigoryi kiragenda kirwana nijoro kikaza bwe mu rukerere cyasanze yicaye. Being killers, thugs, hoes, street fighters. Inanga dufite abajura, street fighters abarwanira ku mihanda kumbe n'umwe muri bo. Kandi yaramubwiye amabwiriza ye. Thugs n'abanywa urumogi mbese abantu badasobanutse baraho gusa. Kumwe kwa cyabitorye. Tudashobora kwimenya. So how long you been taking care of the kids? Wamaze igihe kingana cy'ibita ku bana? Well, Yiza. Angel I've had for 3 years. Regina, about a year and a half. Angela afite imyaka kantuza. Regina afite 1 year and a half umwaka umwe n'igice kandi abana bose sabe n'umukobwa wiririra abana gusa yarifashiriza. Udufaranga abonyemo hano afasha utwana. Babyita to adopt kurera. Nuko rero mbayeho nye mfasha abana mwana zampa umugisha yewe ningera mu ijuru ndabizi ko zaba impembe. But he does have a mother out there somewhere. Nuko bimeze rero Angela we ntabwo twamenye nyina ariko tujya dukeka ko afite nyina hanze aho ngaho ahantu tutazi. Angela ninde nakana kagakobwa kari muri uru rugo ngo ko katazi nyina batigeze bamenya na nyina niba nyina yarakajwunye. Tai Chi out there. Nakubonye uri muri Tai Chi. I watch the old people do it in the park. Nabonye abantu benshi bakora Tai Chi bavuga ko ituma umuntu It atuza. always looks so beautiful. Mu byukuri miraryoha kabisa uzi ukuntu nakureba gufite nataye rero buri ngewe uriya napfaga kamuza nakurebaga nkashira. Cyapfaga. Mu gitondo tugende nkwigishe Tai Chi. Nakodore bwakeye ngwira tugende ntabwo urusero rujya ruryama reka da aruryama ku manywa ubundi rukajya gukora nijoro ku Rwanda. Wajyaho n'indaya nizo zigenda nijoro. Ni imbwa zazindi z'imisego. Amajobu mabi gusa niyo bantu bibe abakora ijoro kereka umutekano niba afite ku ijobu nzima ariko ubundi nijoro
utari ku mutekano uburi indaya uburi imbwa uburi saga nabajura ibintu bidasobanutse haraka gitangira kumwigisha tayi kiburiya numbone rero nijoro iyo ngiye mbagiye mu myitozo kumeje bagiye gukubita abantu ibipfunsi n'imigeri I push, you yield. gutya niko bagenda muri tayi gutya ninahata mwe ko numva se nenda kugwa ntugira ikibazo ndahari ushobora kugwa nubwo nakugwa unahita mwegwa ndahari raka gitangira kumwigisha tayi ki ni muri rwa rugura no kunisano zigenda zivuka hano ushobora gushiduka igikobwa cy'inka ko mana menya tayi gituma n'amaraso ashuha cyane ndumva rwose igihe kabiri cyuye subuye abana bajyaga ku ishuri abitaho sabana be uyu yaje ngo n'abana be kobwa zindutse mu gitondo barongera reba hakurya utwana umusore yatangiye kutwigisha yaje mu rugo araka dore kakana bavuga ko nta nyina gafite kangira natawe marayika uzi ko ziza mu bantu kitangira kubona marayika nuko abantu baruba ku bandi urakina ashobora kuba ameze nka marayika gaboniye Imana yamutumyeho ye Bikira Mariya urakina kandi Imana imutumyeho Bikira Mariya yagiye kubwira Bikira Mariya ko azatwita zasubi nawe ashobora kuba ari gaboniye filime iracyakomeje muze nawe yabonye umuntu batarama akira muze urandi uzi ko nanjye ngira umusore nanganaga nkawe jana nari mfite pinya cyamuze ikintu kirabeshya dore imifupa ye dore inkokora nk'izarubura gita kigirije ya dore udukokora mwana nari mfite pinya muze arimo arabeshya umunyamakubisi abisi nta numwe wirarira ngo yivugire ibireka da nubwo wabuze ngo sogokuru wawe yishwe n'uburoro uravuga uti nyogokuru sha yari akomeye kandi yarishwe n'uburoro bw'inkoko kuri cyo kibosi cya Mr. James ntabwo nigeze njya kubivuga ntabwo nigeze mbivuga pe mama shenge nibyo bituma imijyi idatera imbere kiraho kasiri muri iki gitondo nsaba imbabazi ntacyo nigeze mvuga James ndakubwira ngo nsaba imbabazi wangu James ndakunze nta mbabazi utanga niwanga kunsaba imbabazi ndakwigirira nabi urabizi konga ikigo gicyanza kunsaba imbabazi umukobwa n'ikibambasi James Killer n'umwicanyi niyo boss wa cyakindi cyitwa Hama Nyundo James she's messed up. mwana igikobwa tukigira tuzi ko tukishe nabi kidusize n'amaraso barayahanagura ku modoka ngiyi modoka Range Rover zigezweho nizo modoka zigezweho 2009 29 Range Rover nakubwiye n'abakomeye barazigira kumba aho biciye umuntu hari wa musaza niho na wa musora wa musaza w'inkokora ubana na Bone tugende urusaza nubwo rutubonye tugende muze yarababonye bavuye kugonga umuntu muze yaricecekera hari abagabo ugenda ukavuga ugasanga imbaraga zabo nizisanzwe nta mikino bagira Bone name is Bone. ugiye kurwana n'akagabo kitwa Bone by the hammer. urabona umufupi ugiye guhura n'inyundo ntabwo bihura yego mwana kumbe hano hari ikigabo kimeze ndamwica mwana You ready for this? uriteguye reka ngutere n'ibishinge mugaba nk'ibinini byinshi bimutera kudatekereza neza kurwana nk'ikigoryi bakamutera n'inshinge urabivuga hiki You ready for this hammer? You ready? witeguye hama Let's do this. witeguye Let's do this. I don't smell no hammer. tugende tubikore Hey, you pussy! No! The hammer, man! ugiye kurya umuntu ndati cyane kimeze nk'imbogo wajya n'urubogo ayawe ari Oh, there it is. bose dore ngaya n'ibihumbi magana by'amadolari kandi You need to count it? nuze urashaka kubara boss tuzanye muhamuzane hanyuma natwe tuzane Hama Bone kuva kera yashakaga kera kigabo cyane mwana Hama ndi hano Hama urarwana cyangwa duhindura intekerezo reka nkubita ikigoryi ariko mwabaye muto nimuzajya musuzugura abana b'abantu nkubita ikigoryi mwabaye muto All right, motherfuckers and motherfuckettes. sawa bicucu na bicucu kazi urumva kuntu arimo kubwira abantu baje gutanga yabo ngo bicucu namwe bicucu kazi
kandi ubwo batanze yabo baje kureba filime yani ndesobanuye ni filime y'imirwano gusa Dayfield swatting down. nabazanye bamwatogereje mwo gahambirwa mwe ngagiye kugoma ni ari ngo murye maze kubera imiti nta nubwo kivuga neza baragitera inshinge z'ibiyobyabwenge kikongera kikarya n'ibinini by'ibiyobyabwenge kikanywesha inzoga urumva ukuntu umuntu ahita bikizanga kimwe cyo mu rwego rwo hejuru akarwana yasangahaye kunywa imiti ukanywesha inzoga kandi kaze Bone because Bonnie that's what his parents named him. niko yitwa Bone. Ofupa Bonnie And this exact. hari ndamurya we araka kibanza kumwereka ko nakubabara Minos kanyoye urumogi ibinini biyobyabwenge kibisomeza inyanga cyasinze mu buryo bushoboka Born fighter Chiman kwepa ujari nduramyemo gakeya ariko ntacyo garuka ujari tamina gitangira kwibura kiragwa we uru sirwo rwa mbere umugoshije ra mana ari Bon magumi kugasura bastade Bon ivi Bon harasamuka Bon banagoye kiragonga Bon yitwa Bon ni utsinda yitwa Bon amukubise umugeri mbona umutwe ugonza ubutaka Bon Get the money, bitches. faranga yanjye mwana amafaranga yanjye boss ni munyibe ni mumuhaye we abandi bacaho bajya guterura ikigoryi cyabo mwana mayanjye boss wawe arakubiswe mayanjye tujye dukora nk'inyanga mugayo boss yarihebye uriya musore nizere ko ari uwawe umubona isaha yari yose katurebe boss aramukorera iki baramushaka cyangwa umukozi wabigenje atariko ku mukozi bamukubise avanayo umuzingo w'amadolari bagwayemo udupapuro dutanu gusa tw'amadolari ariya muzinga ibihumbi magana fatasha y'amadolari mu cyubahiro kandi witonze ntabwo aba boss babahubukira boss cyaguhaye nubwo waba mwaridira mwakoranye urashima Sure. uri umunyambaraga you are strong Seen anything like that before in my life. mu buzima bwanjye mbonye umuntu ushobora kuntangaza It cost me a lot of money. I hear you got a lot. nawe ujye upfa kurenga imirongo uravuga iki Not really. umva You know, why don't you and wowe na Pinball come by my place? na mugenzi wawe mwaje iwanjye mukansura That way we can talk. mfite umunsi mukuru hanyuma tukavugana We got some plans. We'll be there. dufite ariko izindi gahunda turaza kuba data turiye we'll be there Invincibility lies in defense. ufite invincibility uri agatangaza mu kurwana kwawe no kwirwanaho kwa boss afite inyubako wajya ngo ni ibwami afite palace yabatumiye yeah palace. Well, I didn't think you want to see us out until we wouldn't have money for me tonight. Well, I guess it had to happen sooner or later. afite ibirori umugabo afite ibirori buri munsi biba birimo kuba I was at the hospital straightening out his knee. Hey, baby. mukondwa My man Bone. ngwino uhure n'aba basore harimo witwa Bon boss yabatumije Bon kumbe kureba umudamu hakuntu gatinye nijye wakazanye mashaka now barakwereka boss Words can't describe how little I give a damn. damu yatangiye kwibaza ukuntu yamwita niba kandi ushaka kukuzengurutsa inyubako ngwino ni njyewe nyirayo yarebye uburyo kirebye umugore we mwana ushaka kunyicisha mu rugo rw'abantu bo gatsinda Come, walk with me. ngwino tutemberanye boss yamwikundiye yakunze indwanyi gusa
hanyuma se shaho buriya ko mbona uzi ko burya kugira ngo uzagire inyubako nk'iyi uzi ko inyubako ifite n'urubyiniro indani muri yo boss I've always admired fighters. iteka nakunze indwanyi. I always admire fighters. Warrior's life, that's a life for me. Hano rero nibwo buzima bwanjye. Ifitemo na gym hano inyubako yifitemo gym aho yitoreza ibipfunsi imigeri. I don't drink, I don't smoke, I don't use profanity. I don't drink, I don't smoke, sinjanywa inzoga, sinjanywa itabi. The greatest pleasure is to vanquish your enemies and chase them before you. Ikinezeza kurusha ibindi ni uguhura n'ibikomeye nkagerageza kuba nabyirukanka n'ibikomeye n'abarwani ndwanye cyane abegera bahatari mu rumogi no kurwana no kugira nabi umugabo n'umugizi wa nabi byo kagakobwa yakagonze tureba uyu arimo arareba Punishment of God. ndijyano cy'Imana. If you had not committed great sins, Niba utarakoze ibyaha I would byinshi, not have sent a punishment like me upon you. God would not have sent me the punishment like me upon you. Imana ntabwo yari kohereza igihano nkanjye kuri wowe. Urumva umugabo kuntu yiyise. Hey, umugabo afite magambo hano. Uyu yamubwiye ko rwose ari yajya higa abakomeye kuko ari umunyabyaha. Umva umugabo kuntu yamwibwiriye ngo ndi igihano cyaturutse ku Mana. I'm a punishment from God. Is to vanquish your enemies. Niyo mpamvu gashubije inyuma kugira ngo ukumve. Yakibonyemo ikinyabyaha gikomeye yibye umugore wa mugenzi mugenzi wa mwohereza muri gereza atuma umugore akuramo inda. None umugabo yaje amurakariye nawe nubwo ngo akunda indwanya. Bamagambo. Njyewe am the punishment of God. I'm the punishment from God. Ndi igihano cyavuye ku Mana. And if you had not committed great sins, If you have not committed great sins, niyo utaza gukora ibyaha bikomeye. God would not have sent a punishment like me upon you. God will not have sent the punishment like me upon you. Ntabwo Imana yari kohereza igihano nkanjye kuri wowe. Ndaje ngo hane womerwa. Cyageze ngo ari muri burage. Ndi igihano cy'Imana. Hano. Jewe mwana rega buriya numva ne gutya ndi n'umusitari w'umukire ngenda. Bose arabaza kure y'inkota. Neither are you. I could see that right off. Shaka kureba uburyo urwanamo. Nanjye nzi ko nakwipima. Oya. Fata gutyo boss. Now, I guess you're thinking, Ndetse kuratekereza kiratambuka nk'abanywaru ntuza kabisa. Urumva man. Yamba nkubona. Ni umunyaru ntuza niyo kiza uramubona imihagararire abagenda kugira ngo bafite rasora ahantu hose kigenda gisimbagurika. Dorisha. Numbone gutya man imiti narayinyoye mva ku miti ndi. Imiti ubwo ntugire ngo ni imiti yo kwa muganga. Baba bari ku miti yindi dasanzwe yindi hindura umutwe. Na twanyoye imiti. international underground street fighting is by far In the underground street fighting, datari umuhatari. Underground ni abantu barwanira ahantu polisi zishobora kugera. Mbese polisi nayo ubwayo itanahazi. Ariko bakarwana barwana nta mategeko. This is the game. Uyu niwo mukino rero we nanjye tugiye gukina. Nzagukira mu mukino. Underground street fighting fighters. You got an end? Uramfite. Uncle Franklin McVeigh. Shaka kujya nkuze n'umuntu ukomeye cyane. Franklin McVeigh is an international arms dealer, Frank Adibe ni umucuruzi w'intwaro mpuzamahanga. probably providing the party favors. Niwe wa mbere kuri iyi si ngo ugifite indwanyi ya mbere ku isi irwana cyane. Ndashaka kuguhuza na Frank ni ukuvuga ngo washeta za miliyoni iyo ugiye guhuza indwanyi yawe niye musheta za miliyoni hanyuma izo tuzarya yo nzagabana nawe. Urabivuga iki? Franklin McVeigh runs the international fight game for the consortium. Ni ukuvuga ngo azaba ari intambara mpuzamahanga hagati y'indwanyi mpuzamahanga zikomeye cyane ariko we ni nkuza n'indwanyi. Frank Adibe uwo mu myitozo. Frank Adibe uko no mu myitozo kubitaho barimo kwitozanya nabo bagapfa. He has already killed 4 men in the ring. Yesha abagabo bane muri ring. Pound for pound, he's considered the best fighter in the world. Muri aka kanya niwe witwa indwanyi ya mbere ku isi. Ubu rero nanjye nakubonye uriya ntabwo yagukanga tugende muri n'umukire mwe za miliyoni. Turi kumwe. Now, ordinarily, Abakire nibo bazaza muri uwo mukino bake cyane ariko nabo batanga za miliyoni. Abakire bake cyane n'abantu baturutse Nyakariro bajya muri Divan kureba filime. Frank Adibe. I want to do to Franklin McVeigh what you and Pinball did to me. Nakwemera ngo kwishyurira uko bishoboka uko ariko kose. You can retire a very rich man. You can retire a very rich man. Wava muri aka kazi ko kurwana uri umukire cyane. What is that to think about? Bavuga iki inshuti? Like I said, Nuko bivuze. I'll think about it. Ndaza kubitekerezaho. Okay, my friend. Like I say, I think about it. Nuko nabivuze ndaza kubitekerezaho. Sawa. You should know. Gomba kumenya. I don't like people that say no to me.
nanga abantu bavuga hoya. Maybe you should get used to it. Ugomba kwiga rero kubana na hoya. Dore baje mu birori, yes man, ya bari hakuno ni mu birori. Ngo yanga abantu bamubwira hoya. I hate people saying no to me. Iyo uvuze hoya ubwo nawe urabyumva itakuzanira ikigomba kugaragariza kugomba kwemera yego. Sabato the rich man, umukire. Abakire sabantu uzi ko umukire yifuza kurya gasenda boyi ntako abona aho hafa kabaga imfizi yakajugunya hari ibindi mukirwariza mwa bakene mukarwanira ibinyama yari icyo ashaka. Dore mama shenge ibirori. Imana ntagahambiriye neza boss ntabwo ambonyeho. Agatafari. Kobwa bisigaye bihambira udutafari ukajya ubundi bukungu burimo. What you looking for? Mudamu wabande nguvu. Urimo gushaka imiti se. Ibera ku miti. Kumbe hakuna ruwakomeje kureba mudamu wa boss. Uyu mudamu nawe baraza kumupfa. Gikiri inyuma. Cyamufupa bon. Izina rye yitwa Bon. Ntabwo kuba yitwa Bon n'amagufa yitwa Boni. Ari Boni bya bintu by'amagufa kwinyandikira atandukanye. Boni yigufa aba harimo nara. Uriya ni Boni itarimo ra. Ko boss yakaje ko n'umudamu arimo ariba hako ni kuramuranda akazireba kiriye gisoro kindu shikise. Bon kirakubita ntabwo kubita. You broke it. Hey! Yewe. What I tell you about that language? Fuck you. Dama tukumugabo. Umugabo ariko wiko ku ngufu ntabwo yashakanya ruko mwashatse undi. Do you know what I can do to you? Look at me. Hey. No, really. Look at me. Babe. Now you know what I'm capable of, right? Uzi icyo ngomba gukora sibyo, you know what I'm capable of, right? Uzi ibyo nakora sibyo? And you know Kandi urabizi ko that I'll do it too. wowe So why don't you go over there? washatse uburyo ujya hejuru hanyuma tukaza guhura mu nyuma. Wagiye kujya hejuru aho ngire ngabukunda kuba ari mu cyumba. Yanze kugenda wenyine araze hamagarire hano rwanye. Mwina ariko ntabwo ufata ntabwo uhita. Ari ndumitana bakubwiye ko ari nde wamitana kuri duni. Tugenda ahubwo. Gikwega gatuza. Kumbe boss yarebye. Boss yarebye. Na. Care of my wife. Take care of my wife. Yarambwiye ngo uzite ku mugore wanjye n'umwana wanjye. That's what he told me. Nibyo yambwiye. That's the last thing he said before he died. Niryo jambo rya nyuma yambwiye atari yapfa. Inde? Uyu mugabo kumbe Dani yari afite umugabo witwa Dani wari muri gereza yapfiriyeyo, hari abamwiciyeyo. Yaramubwiye asohotse muri gereza ngo uzite ku mugore wanjye n'umwana wanjye. Umugore ngo yajya ngo n'ikindi kigabo yararize. Yewe we. Niyo ndire y'abagore. Yewe we. Yarajararira kubera kurira cyane rwose buriya abazungu hari ukuntu barira ukabona arimo aravunja akagarura arimo aragarura. You knew Danny. Dani wari umuzi, niyo Dani wari umuzi. How? Gute? How? Prison. Muri prison, in prison. Yaramuzi muri gereza barabanye. Dani ninde muri gereza? Yatangiye kumuganira. Dore Dani ni wa musore mwibuka intambara ya mbere tubona kuri uyu musore muri gereza. Checkmate. Dani ni wabanza gusunika. Dani nguyu dore ko yamuganiriye bakiri kumwe muri gereza in prison. Hey, check this out, man. Yebi akagafata umwana barananaga na Dani. Uyu mugabo muri gereza yari umugabo witurije, gusuza nabi akakwereka kuje nabi. Ni nkanjye nyiri kubabwira ndagenda nkaganira bakananga bose bakajya ngo bajya gukinira. Nguyu mugabo. But I'm gonna see him soon. Mwana umugore wanyu zamubona vuba. Namusuza twite. Kumbe wamwohereje muri gereza mupangiye. Ni nawe wamwigarurije. You remind me of my brother. Unyibutse umuvandimwe wanjye.
You have a brother? ufite umuvandimwe se? Had a brother. Twin. Twin, impanga yanjye. Twin brother. What happened to him? Byamugendekeye bite se? Somebody killed him. Hari uwamwishe. Thought he was me. Yaketse ko ari jyewe. Aramwica. Filime yiswe Blood and Bone. Amaraso. Na Bone yatangiye kwibuka bari muri gereza, arimo araganira umudamu ko umugabo we yapfuye muri gereza kumbi. Yes Maria Sultani. Sultani cyamuteraguye umusumari cya Sultani. Yajya gutabara hejuru, yasanze mugenzi we yapfuye. Dani. Nuko rero turi muri gereza, nuko byamugendekeye bigabo byari bifite imisumari. Yewe rekera kuvunja, sirekera kugarura nako. Ari nibagiwe, ari mbaragarura. Kugarura kwa kundi, kugarura. Kandi hagarura wagiye kuvunjisha. He was dying. Yarapfuga. Did you forget you had a son? Wibagira kufite umwana. Don't you judge me. Don't you fucking judge me. No can't. Nigute sabavuga ngo mfite umwana ko abantu bose bazi ko ndanayikuyemo nanayikuyemo. My son. Na mwana mfite. I knew James set him up to get to me. James yapangiye umugabo wanjye kugira ngo ajye muri gereza mbone. I also knew that if he couldn't have me, Nari mbizi ko James aramutse atangize he would have killed Danny and my son. yagombaga kwica Dani n'umwana wanjye. Dani yamwohereje muri gereza, akana ndagenda mbeshya ko nakuyemo akana nagenga njugunya ku muhanda sinzi naho kari. Ariko kana karimo karakura, uwa gatoraguye wari wese yarakareze. Uyu yaremeye ajyana n'ikigabo cya James kuko nta mutima gifite, icyo gishaka kirakibona, abakire si abantu. Ko yagakomeje kurira. I always hoped he'd get tired of me and let me go. Iteka nawe zenekereza ko uyu mugabo azandika nkagenda. Ariko ntabwo kiye. That's all just a pipe dream. Nuko bimeze, ntabwo nigeze mva hano. Nta nubwo namupfuye imbere y'amaso. Na n'iyi siku. Ko kitabibwiye polisi, gifite ingufu kurusha polisi. Rich men are powerful. I know where he is. Uzaho umwana wawe ari. So let's get you cleaned up and go get your son. Itunganye and go get your son. Hanyuma nzakwereka umwana wawe ari. So that's what this whole thing's about. Nicyo cyakuzanye, niyo mpamvu wakomeje kurwana ushaka kugira ngo uhure n'uyu mugabo kugira ngo uzanyere ku mwana wanjye. You're my white knight here to save me from the tower. Kaba ari agatangazo uramutse ushatse uburyo wantabara ukankura hano umwana wanjye ndetse nkacaho n'umwana wanjye. Nzabikora. Yatangiye guhishima. Iki cyo kizi ngo yakuyemo inda, nta mugabo we yaramupfiriye muri gereza, cyarongeye kiriye kivaniye n'umugore w'abandi. Ya filime kuntu iryo buri ikintu akagabo nubwo rwaba ari uruzingo rungana iki rukamenya ko teretse umugore warwo ushaka kwihambiraho. Niyo mpamvu nimushaka muve ku bagore b'abagabo basi cyabaguye. Reba filime ngo iraryo. Nasi uyu mugabo ni imari kuri uyu mubosi. Yarangiza kandi ari ku madamu ariko sha. Abica mwembi nuko iki kigabo kikiri cya Kamari. Ni imari arabizi nakirwanisha azabona za miliyoni. It feels good to make love to a real man. Ihangane mu byukuri hari igihe numva nakunda umuntu nk'uyu nguyu. Hey, listen. Boss ihangane rero ubwo hari guhitamo kundwanisha cyangwa kunyica. Let me take her off your hands for a while. Ndumva kandi amaboko yawe muri aka kandi ngiye kugera ku bukire bw'isi aryo bikugejejeho. Twambwiye ngo ajye kumuzanira urwanya kiri ya mbere ku isi. I'm not considered to do that. Imo ndatekereza icyo nakora. I'm gonna do for me. Icyo wamberaho cyiza cyangwa se icyo wamberaho kibi, niba rukundo nakugumisha hafi umugore wanjye sha. Get your stuff together. You're going with Bone for a while. And don't forget your medicine. Tunganya ibyo wambara vuba, tugiye kujya gusohoka ariko wakibagirwa imiti yawe kumbe cyamushyize no ku miti n'urumogi. Kigabo kiri hano. Yagiye ku miti ku buryo atibuka aho hari naho n'icyo akora, aribuka gusa ko afite akana ko ari umwibukije kimuha imiti. So we'll talk about it later, right? Irongeye yibukuri agafoto yamuhaye ku mugabo anatwita icyo gihe. Umwana wawe arahari. Bakuri ibyo binini umugabo wawe ko yambabara, yarongeye areba bya biti umugabo we yapfiriye muri gereza atarigeze yifuza ko bagira. Where are you taking me? Muri muranjyana bone niba mwibye iryo joro. Some place where you can get yourself back together. Ahantu harinzwe ushobora gutuza ukanatungana. Wiki? Bagiye. Hehe. Nako bon, kariya nakamenyero. Siza miliyoni ushaka gusa ariko rero umugabo wakujyana umugore arakatsindwa no wite. Nagasuzuguro k'ibukongo. Nta nubwo araki Burundi cyangwa Bunyarwanda. Nakibukongo. Good sidewalk every hour.
boss arimo arashiginywa kumbe yako ni igishinwa cyo kirabizi iyo boss yarakaye nta nubwo kivuga. It's anonymous, right? Absolutely, sir. Nagatangazo nati cyane rwose. Boni ko dufaranga ducyara amaze kubona yazanye umugore wabanye hafi. Mwana wanjye. Ndashaka kumubona vuba. Menya barabanje kumuzana kwa muganga kumureba ariko urumogi rwamurenze. Kigabo cyaramwesheje. Ubone za hako nini? Bon. Karame. Thank you. Wakoze kubwa byose. Cyabose keze ngo uyungore aratereta ko mese byariho. Sasa Range Rover nakubwiye iyo modoka igezweho. Mu kiruta yifite ntabwo afite. Dore ndi igezweho. Wa boss Mr James hari urugo yagiye gusura. Ariko n'urugo narwo bwarwo rumeze nk'ibwami. Uko kurenga ibipangu nk'abingaha abarinzi nk'abangahe ubwo urimo kwinjira kujya kubona na nyiri urugo gusa. Kandi abarinzi niwe waguherekeza afite ngo niyo agendana nayo. Yengereye shamwegereye. Kiraje kubona undi. Aje kumubwira iki? Umva amagambo hano. Ninda aje kureba. James, ni wowe James. More often. I hear you've become quite the golfer. Numvise ko abaye golfer umukinnyi. Unfortunately, I just lost my golfing partner. Nabuze golf partner wanje uwo muntu twakinanaga golf. Beka bibi. So what do I owe the pleasure of this visit? None niki kikuzanye kunsura? Kimuzanye kumusura uyu mugabo uje kumusura uje kuvuga ubusa dore bimushe kumusura. What's this for? Ibyo ni nahi iki? I want to fight. Shaka kurwana. You're a pretty boy. Numusore wawe mwiza urwanisha ku isi wa mbere. The grown-ups table, are we? Huse none ndimo ndakora na business ubwoko ki? Numva. This guy's the real deal. Turumvikana You're neza. not talking about Hammerman, are you? He's not even in Price's league. No, this is a new guy. Best I've ever seen. Ntabwo ari mu giciro wata. I've seen Price. Mfite igiciro kiri hejuru. Not as simple as that, James. Ntabwo byoroshye James. Tortium is owned by a private organization. Uriya musore Fortune agizwe n'umuryango wigenga utegengwa na leta. Newcomers have to be agreed upon by committee. Hanyuma kandi indwanyi yawe kugira ngo igende ihure n'umusore wanjye nuko igomba kuba yemejwe n'umuryango witwa committee. Wigira ikibazo. You're asking me to vouch for you. Mfite miliyoni 5 $5 mfite indwanyi. Funny thing about vouching for someone, James, is that when that someone shows himself to be less than what was promised, Niba uwo muntu wawe koko yiyemeza ko ari indwanyi nziza nkaba ngiye kuzana indwanyi ya mbere ku the isi. decision you take from that point on is second guessed. Ikintu urimo gufata nk'umwanzuro ni ukutombora kwa kabiri kutari kwa mbere. Tombora kwa mbere urebe ko wagera ku tombora. That, in my line of work, is suicide. Hanyuma kuri jewe ibyo ni nko kwiyahura. Why does a cool, mellow fellow like yourself want to hang around with a bunch of stuffy old white guys? Kuki umusore nkawe w'umwirabura ushaka kwivanga muri business z'abazungu? Bunch of white guys. Same reason you want to hang around those stuffy old white guys. Niyo mpamvu nawe ukomeza kubana n'abazungu. Ni ukugira ngo twese dukire. Power, imbaraga. Connections, kumenyana n'abantu. I'm just a cool, mellow fellow. Just shucking and jiving. Crip walking, basketball playing, singing, dancing, and taking out your garbage. Kujyana umwanda wose nawe uba wirukankaho nicyo kinzanye. I am to you. Niyo mpamvu You're right. nzanye imbaraga. You Zukuri. are African American. Uri umunyafrika w'umunyamerika ibyo ntubyibagirwe usigara ukiri umunyafrika nubwo uri umunyamerika. Myself and my friends, Njyewe n'inshuti zanjye for the most part, don't care for the company of African American. ntabwo twitaho ku banyafrika b'abanyamerika no gukorana nabo. Quite frankly, we're entertained by. Kubera ko nkubwiza ukuri kuri mpamvu badashaka kwivanga n'abanyafrika b'abanyamerika bagoma bakira abanyafrika b'abanyamerika. We're thrilled by your high-flying acrobatics on the basketball Kubera ko muza acrobate gusa mupfa gusimbuka. court. That wonderful sense of rhythm you have. Kubera nta n'imitekerereze myiza mugira. Your animal athleticism. Kwitoza ibintu bya athletic bimeze nk'iby'ibinyamaswa mumezereze nk'ibisimba. But apart from that, mugaragaza ibibaraga bitagira control. Niyo mpamvu tutapfa gukorana namwe. Hagurukana umukire arenze kuri uyu abakire bararutana bararutana kuri iyi si.
Let's face it, James. reka duhure nabyo James. You set a place at your dinner table for your pit bulls. Now, is this keeping it real enough for you? I have another theory on this subject matter, and it goes something like this. mfite nanjye imitekerereze itandukanye n'irimo Imagine kubwira. 700 years ago, a group of very powerful men, I don't know, like yourself. narinze mu myaka nka 700 irenze habagayo abagabo bakurenga imbaraga ufite muri akanya muri iyi si. So they get to Africa, feeling pretty good about themselves, definitely feeling superior to the savages they see running in the jungle. bamwe na bamwe bari muri Afrika bakumva barusha inyamaswa zirukanga mu mashyamba kuko barimo bafitemo n'uruntu. ushobora kumbona ndi umuntu ariko gaceka komeza nk'inyamaswa dufite imbaraga zirenze n'iz'ubunyamaswa ndetse n'izaho ubwawe. niyo mpamvu niba nkuzaniye ikigomba kugaragariza imbaraga ari amafaranga. wakwemera ko ubuzima turimo kubuyobora kimwe. tukareba icyaduhuza. ni ubwa mbere mbonye inkende ivuga amagambo mazima. niko ega buriya kubita inkende mwenda gusa nazo. abazungu babita ba KKK, Ku Klux Klan. abazungu bagira ivangura kwibara. Life will become very lonely for you out there on those streets. nuramukoza nyondwanya yawe nikubita umusore ngiye gukodesha ubuzima buzakubabaza hanze ku muhanda kuko nzakwihigira. muzane nanjye mfite uwanjye. I'm hosting a retreat. turashete eshanu miliyoni 5 mu madolari. nanjye nshete 5 hanyuma abakire bazaza barengeje ku 10 niyo tuzaryayo yaba inyungu zavamo kandi zabekubye kangaha yacu. genda uzane indwanyi yawe araka Bon bagiye kumuzana. Mugabo yemereye mukarage ko azana Bon. Kombe Bon bataramuzana babanje kwica wa musaza. Uwo musaza babanaga Bon yarataga bagakina urusimbi. Yewe. Uyu mugabo ndamuzi. His name is Roberto. I'd like to help kids. Yafashaga abana n'umusaza abanaga n'abana yatoraguye agafasha. Zamutse hejuru umusaza yapfiriye hasi kugira mu nyubako indani basanga wa mukobwa mu rurunkwere yicaye mararira. Muze bamurashe. Ukuntu bamurashe? Menya abantu bashaka kugaragaza imbaraga urabizi muri iyi si yoboye n'imbaraga n'amafaranga. Ufite amafaranga bafite ingufu. The dogs on the sweet old man. Ntabwo azongera kuvuga imuhira heza. Niko natwe twahitaga. Shoot him up. With a piece of meat. Amwishe nabi. I don't understand this place anymore. Don't call me miss. Tuye nabi rwose. Yararize mugenzi maze kinenje. Kiramuhoza njye bupfa ku bantu babahoza gutyo hano Nyakariro ndabizi umugabo aragenda akarwana n'umugore we ku ruhande umugore yakwirukanyira mu baturanyi ugasanga umugabo wo ku baturanyi tuza ugasanga tuza irimo iratuma agahanga kagongana n'akandi tuza boss rich man. yewe bakangutse abangaba ikigabo kibara uruhande. I gotta call you pimp of the year, player. Ntabwo nashoboye kugwamagara ko nageze hakiri kare kugira ngo ubwire iby'umukino. I turned around. Yarazi naho arara nabo bishe wa musaza. What are you doing here? Korichiano, what are you doing here? It's on, brother. It is on. It is on, brother. Ibintu birimo biraba. It is on. Fight. The fight, imirwanire. The price igiciro nagitanze. Asabye cyane nazitanze negereje inyungu nawe ukarya ku nyungu. Rich man. But I never said I would fight. Ntabwo nigeze ngubwira ariko ko nzarwana. Ngwiki? I told you I'd think about it. Nakubwiye ko nzabitekerezaho. Urumva nkabikubwira. Sinakubwiye ko nzarwana. Ayayayaya. Subiriyo banyita impimbi none uzi ukuntu banyitaga inkende njya kugutereta kurwana. Ushobora gusubirayo kamwita impimbi cyangwa igiturumye. N'ubusimba bubi cyane buri inyuma y'inkende. Get it back. Ntabwo ndi banka yawe. Uzajya ngukama umva. How much shit you are getting me in? Uzi ikintu cya mbere kibabaza. Cyo gukora ku nkotero y'umutanga. Basitade. You're smarter than that. You are in that fight
ntabwo uri mu Rwanda. Yes, motherfucker. Gicucu. You are in that fight. You are in that fight ugiye ku Rwanda. Somebody's gonna be dead. Kuko umuntu ashobora gupfa. Somebody can be dead. Tamwaka inkotari yemukomeza mwereka ko ari wakwica umuntu ahubwo. Over my dead body kireka nanjye ndi umupfu. Cyari rukaza chimutu mudamu. Wa undire rutwana. Ntabwo Rwanda Gicucu. Ntabwo ujya mu Rwanda. Mwereke ko ari cyakorwa uzibivamo hano n'umuriro ndabizi. Okay. Urakumva kameze gato wagikobwe karakonje havamo umuriro rero. Ni firigo ibika umuriro. Hey. Manitsa amaboko cyangwa umuntu apfa. Somebody might die. Nutarwana hari abashobora gupfa. Boss. Kirese abantu urabona ukuntu yitaruye nta muntu uba ufite kariya kantu kwegera reka da uvugira kuri umuriro ukagusanga aho uri ugacisha make. Hey, n'agatuza waba ufite kangana nk'akazu hari iki ushobora kugaturisha ugatoza ugapowa nk'abandi barapowa. I want you to take this money, take the kids and check into a hotel. Ngiye kuguha amafaranga ufata abana mujye mu hotel. Byanze bikunze ngomba kubasangayo ngiye kurangiza ibyo ngomba kurangiza. Sawa. Mururu nkwere. When I come back, I want you gone. Ndagira ngo amchangize ikibazo ujye uza kumpamagara. Ndahamagara polisi kiriya kigabo ko kirishe ingufu se. Mwana komeza. A motherfucker with a gun loaded and ready to regulate in 15 minutes. Cya gicucu kigomba kugera aho kigiye kurwanira minota 15. In 15 minutes he must be there. Nanjye ubwo naza kuba ngeze mu minota 15. Basi tade n'abataragera yuko abakire bo batangiye kuza. Kumbe hakono agatwe. Cya kintu cyitwa hamanyundo. Yeah. Yes man. Yeah, nujuje. Cyujuje nacyo cyajyaje nk'abandi bo nujuje. Mwana watewe. Bona ari he Gicucu. Sinzi ariko ikiboni yaragikubise none ngo cyaje kwihorera kirimo kirabaza aho bona. Na boss yaracyanze cyaragiye ubu nikiba gikorana. Bona ari ingome munda. Gahita kagarura. Yapfuye we. Amara yarazamutse agera ku munwa maze ari kuri byo afite. Nakubaza aho bona ari. Yapfuye ikibuno kiracitse imitsi n'icitse ariko. Ikimuno gucika ni ikintu kibi cyane. Bona ari ivu. Mavi. Face bone. Bona ari. Bone yaragikubise kije kwihorera. Yakivunnye n'akaguru. Hariho igisima. Bona ari. Nigga bone. Nigga bone. Nigga bone riri. Nigga arabihaye. Kigwa hejuru y'akagabo. Man, you was good with that gun as you are with your fist. Mwani utazaniyo mbuna nako wari kubuna bahaye nari kuba ndomo. Here or down at the police station. Mwaza kanya nagwamagara police station. Mwana uraki kintu ndimo ndahwera bwa kabiri mfasha kabisa. Ukuboko kwacyo nako kurarimereye kimeze nk'imbogo. 411 on Angela. I seen that girl y'all was talking about at the intersection. What intersection? No, man, the intersection. Back where the judge sent me to get Neno makama nimakuva kibintu njema avuga kasinarize kabisa. Buri njye numbone gutanga kabisa. Ngama njye mama njye nkunda n'abakine kabisa. Nugire kimaze ariko binjemo hari indane kabisa. Kobwa kiri hariya boss yaraje arimo arashaka aho bona ari bone kuko minota 15 yari kuba yageze mu bakire bone ntabwo yagiyeyo aza mukabara aho bone yari yagiye gutabara kagenzi ke. Nawe cyanya munira kirasi. Ndapowe kabisa. Ze yarapo. Gabo biri hano. Angela. Bone niwe bashaka. Come on, get up. What's up, bitches? Bitoto bitabyanye. Don't move. Nimuva muni. Captain, one of your asses. Muraza arakabon. Bon. Basi tati ngo barashaka bon. Ya dato ndeme. Bon. Get their cell phones. Chifashe cyo ngicyo. Telefone ayitamagara wa mu boss yatumye abakozi ngo bajye kuzana bon ntabwo aboneka. Hello. Yes, hello. Ni umuboss ari kugifite mu busitani niyo atambuka ubona ubusitani mu makoti. I've got her. Ndabafite.
Bone mufupa ni mufupa muvugana hahita kopa boss ariko si umuginga natumye abakozi ntibamuzanye boss kuramo karuvati niko batamenya ko inamba irimo kumusatiraho ari nawe miliyoni 5 zanjye nidire ko igituri kitaje kurwana basi tata Toto. Sup? Nigga. Time to play. Follow the motherfucking leader. Boss ashobora kwica umuntu isari yose. Oh shit, he wants us to follow him. I think I know where. Mwana yakurikiranye aho bari ndakeka nanjye nzawagiye. Franklin. James, that fight. It has to happen tonight. Iyo mirwanire uranyumva igomba kubaho muri iri joro kuko nitaba iri joro ngenda higa. Boom. Yumvise ko inambara igomba kuba nijoro nta kindi yakoze nawe aremera ajya muri babakiri guparika idura bakiri kugira ngo winjire mu gipangu cyabona kurenga ibipangu karenga ibindi bipangu karenga ibipangu yazanye nakakavuze karavuga kagabo. Boom in the fight. Boni ni ndwanyi. Impanga ya Oscar irakenewe hano. Ndavuga Damuru. Baraka. Good evening, sir. This way if you want. Mwenu chakuno niba bishaka kumbera aje kwikubitira abantu mweje mu Rwanda batunguye n'indwanye zikubitiremo. Kigabo cyamutunguranye n'imbunda ko cari niba bikeneye. Iyo mu Rwanda tabishakaga. Ndamuzanye ku neza. Yaraje ko uzi kujya kwiba ugasanga uri muri ibi bisambo byagutanze kwiba. Ngibi hakuno. Byadora bakire muza amahanga. N'umunyekongo arimo hari kuko hari ndabona mu kigabo kirabura cyane. Harimo n'umunyekongo. Nabakire muza I don't fight. Ni narwana. You die. Anyuma urapfa eba hari yaho bari. Nibyo afite. Then you die, you have to fight. 3 little rats. Nuko bimeze. Rat pinball. And this will hurt. Kandi ibyo birakubabaza. Nta nubwo ari we gusupfa nzabahiga. Seabass. Nuko bimeze mudamu nabimenye ko afite n'akana bari hanze aho. That stupid old man opened his mouth one time too many. And you killed my friend Danny in prison. Wishe inshuti yanjye Dani muri gereza. Commit. You knew Danny? Dani wari umuzi. So that's what this is about. Niko bimeze rero. Danny and Angela. Icyo nshaka kiguranwa amaraso. Dani Nacho. Stupid ass boy. N'umuswa yari afite umugore mwiza ndavuga wajya muri gereza umugore ndamujyana. Like you around about now, you be getting the picture about. Gupfira muri gereza ibyo biraguhikirwa ko nawe cyaya ryose ushobora gupfa guca. We mwivuga ibigambo byinshi hano mwankendemo. Iki cyo kibita inyende. Kombu y'ibyavugaga byose yari afite telefone. Yayishubije ni za telefone zifite. Hano ni police. Hano bafite inkuru rwose cyushye kuko mfite ibintu ngiye kuboherereza abagabo barimo baricana bishe n'abandi bantu muri za gereza. Reka mbahereza agakuru kumburiye yafotoraga byose video igera kuri uyu nguyu nawe yari recordings. Oh yo. Record nawe yagomba kuyohereza kuri police. Yewe. Urarwana ni nabikora se. Then I'll beat you where you stand. Urapfira huri ndagukubitira huri sha. Yarwanye mpuzamahanga. International fighter. For what? Shaka guhindura imyambaro se yiki. Uyu ndamukubita nambaye costume. Pasi tatu. Ho! You want to change undati for what? Urahindura imyambaro undati se kubera iki? Fighter international. Ndwanye mpuzamahanga. Nago cyo kikanga. Yapfuye. Imoja. Daka. Yeah, susum. Beach nako basi tatu. Beach bari bikobwa. Tunganya costume ndagukubita nambaye karuvati. Yeah! Abagabo yababa we nibasuzumika barasuzuma. Bo yeah. Zana ndamu. Wamyundi bikwereka speed. Speed. Barimo nimbaraga. Ni moja. Ntabwo kagwa. Ho.
dore abakira mpuzamahanga harimo n'umunyahongo Kongo nakubwiye muri abo bakira harimo n'umukongomani kandi bo batanze miliyoni kureba imirwanire abantu baratabane kwisi baraka nushaka kuvuga ngo harimo montage se nanjye nazo mbonamo na n'umukubito gukinga katurebe ubanza guhamya undi na n'umurahamya undi barakinga bakanakwepa barizinga bakabarizinga nakuzenza gahambirwe nicyo cyamuhaye bwa American stand up nicyo kirongera kiramuhamya cyarongera kiramuhamya nako karagihamye basi tadereka nkuremo ikoti nari nibeshye ntasanzwe we now nibaya to aramamisha bikuta araga akoze ko gikubita dinyi karaga kubisa ara kinga karongera kayora rwanye muzama ndapfuye bose nago mwambwiye ngo nje muri tize mwarambeke bose ni moja shisho Ojari basi tadu double round kick deturune dubure double round kick deturune dubure ndagukubita wa muginga ndagukubita nanjye gatsindwa gumi Ojari basi tade mifupi sochera mu mande zindi kukukubita eje tuze over the man ukaba kundi hejuru indwanyi mpuzamahanga babara n'ibyo baravuga twere inkende zirarwana wa muzungu yavuze ngo abani inkende yaberetse ko ashoboye niyo baye indwanyi mpuzamahanga abakire mpuzamahanga bari baje bashese za miliyoni harimo n'abakongomani umwana arankubise forfeit price aratsinze kuko ntacyo mutwaye twashakaga uwe cundi kicucu ranshibije kuki utamwishe yewe bose bakwikiraye mureke nirwanire n'umukozi wanjye changu haro muhereze nawe sha batibana turebe bose bafite bimwe tukurebe uko bitoni raka bazara changu ukaba mtechi azichi pachi araka ntabwo ari inkota n'urwubati unciye umutsi wo gahambirwa we cyamuciye umutsi ndapfuye numvisha umupfupuzi imbere mugabo gukubita inyuma ukumva rwose urutirigongo ruje imbere mu nda menya ko yimura n'imifupa amagufa ndapfuye ariko ndihagarara nk'umukire nta mukire uvuze induru reka da upfa kigabo ndapfuye kandi ubwo urashira raka fighter kubita boss yarikase yewe data we ikiganza kiragiye we n'isaha igendeyeho we icyambabaje n'isaha ya woro yagendeye ku kaganza bagakase yewe data we musore yahise acaho polisi yaje polisi mugenzi wari yayihamagaye bana beretse n'amashusho n'amafoto kijuju urana kuntu nyicishije uriyishe gahambirwe reka ninywere yakubwiye kuri inkende mu Rwanda fake polisi mugenzi yabyinjiyemo umugabo yagombaga kubonwa yitangira kwibuka bamushitsi we Dani wapfiriye muri gihe sambwe ngo azamushakira umugore n'akana ke ibyishimo bwari bwose kumbe mugenzi we yari yarabyaye akana ngakakuno kakametiki mama wako n'umuzungukazi papa yari umwirabura wari muri gereza kiriya cyari cyaramwibye mama baramuzanye nyuma na nyuma yagomba guhura n'akana ke yabyaye atazi ngo yarakabyaye itajya kukajungunya ku muhanda kugira ngo katazicwa bwa nyuma na nyuma hari wari wamuzanye kana gato metiki nakametisi nakadugara n'umugabo wirabura cyane wajya n'umusatsi ariko yumvaje ko wirabura cyane nuko ndi umumetisi kana barakabwe kajya guhura na mama wako n'ubwa mbere nako mu myaka kari kamaze kugira kagiye guhura na nyina mama there raje rakareba karamureba
nagahungu papa ko yapfiriye muri gereza ntabwo ari agakobwa twari twibeshye Angela nuko kitwa amazina y'abakobwa umusore rwose igiye nizuye umusore witwa Mbabazi kandi ari umusore karige gaburana mama wako muroro nkwere nawe hari arishimiye ndatumwe mwabikoze n'uyu nguyu yaje kureba uwabikoze wahuje umuryango umugabo yabaye Primus ngo uyu hakone gahuza imiryango yabaye guma yewe meze sawa ndizera ko byose byagenze sawa. You knew that boy was here the whole time. Warubiza umunsi wa jano umwana kuzampuza na nyina ni watubwira ntukumene icyo utambwiye muri iyo mbwira ukuri ko ntako mwaje murega guhisha abantu ko nagiye kukubana nk'abantu rigahuza imiryango yeba badatumwe. I've got some money in this envelope for you. Ndakeka nawe hari byo naguteguriye hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo ngiye kwigendera cyari giye gufata inzira cyari cyaraje guhuza abantu bari baratandukanyijwe. After she gets cleaned up, it's all right with you. It's all right. Nizere ko meze sawa ndatimeze sawa. It's all right. You did all of this just to keep a jailhouse promise. Wakoze ibi byose ari ukugira ngo urinde isezerano wasezeranije mugenzi wawe. Ndati cyane. I gotta go. Mfite no kugenda. Mfite kugenda nkavano. Ni byinshi yagombaga gukora. Satari yagenda mugenzi bamubwiye ko nyina yitwa Mukadisi ni nako nyina yaramuzi ni Mukadisi so bamubwiye ko yitwa Nyabugigini ikinyendaro cyaciye Basitad umuntu uzakwita Basitad ntukiye ko azaba gututse ikinyendaro n'umuntu utazi se nazi nyina gusa ntabwo ari igitutsi rero wowe umuntu nakubwira ngo akinyendaro ujye umubwira utse ko ababyeyi banje bose bazi ibyo uvuga urabona utikose ubusa. No, I think I'll walk. Ndacheka ndagenda n'amaguru. I think I walk. Ntabwo yenda gakongera. Polisi yongeye yatunganyije abacuruzi imiti nahangana batangiye kubafata. Imiti ya indi yo mu biti imizi urumogi. Nope. Got some business to take care of. Ntabwo nzongera kurwana. I have some business to take care of. Hari some business ngomba kujya kwitabo. Akakumvuga ko bazakomeza barwana kumbe yaje kurwana kugira nzahuza umuryango. Nuko yaciyeho Primus guma. Yoko yakagiye nako gahuza imiryango yahuje imiryango ntabwo ari ukari Primus ahubwo nabyitiranije uko yakagiye barakwereka natwe turareba abaje kurya amafaranga yanyu ndetse n'abatanze amafaranga yanyu kugira ngo agafilme kabagereho mukomeze mujye murya ubuzima butabahenze kuko filme ntabwo zihenda ntabwo ari iby'abakire babandi bajya kwidumbaguza amazi ya muhazi ugasanga babahenze. Ijambo umusore yavuze baragyerekanye na nyuma ngo ndi igihano cyavuye ku Mana niba utarakoze ibyaha byinshi Imana ntabwo ari kohereza igihano nkanjye kuri wowe. Genghis Khan ni wavuze amagambo. Genghis Khan yari umugabo w'umushinwa umumonko uyu nabaza kuyakoresha mu nyuma nuko kagenza mwakoze kuza irarangiye uzi ko itaraba wa mukire yagiye muri gereza wa mukire polisi yaramufasha gusa akaboko ke bari baragaciye kumva bayakoreshaga muri gereza nabaje kumusura mwana boss wadukoreshaga turi hano mani boss uratubabarira na bagore babinanga saze tubonye abagabo babyibushye nkaho mu boss turabona ufite ibintu byinshi boss camwe nguramo ipantaro bagiye kumukubita inkoni nguramo ipantaro sha boss muri gereza ntago byamugendekeye oke ibigabo byaramushaho muri gereza na hano habishaho Yashaw nuko kagenze murabeho yari yanga kuva mu the 1BD library turabakunda gakurikirana no gaciko yanga aracyahari there and there to stay akakitwaga Blood and Bone.